Igitabo cy'Imigani igice cya 13. Umwana ufite ubwenge yemera icyo se amwigisha, ariko umukobanyi ntiyemera guhanwa. Umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke, ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo ari bubone, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Hariho uwigira umukire kandi ntacyo afite, hariho uwigira umukene kandi ari umukire cyane. Incungu y'ubugingo bw'umuntu ni ubutunzi bwe, ariko umukene ntacyo akangishwa. Umucyo w'umukiranutsi uranezeza, ariko urumuri rw'umunyabyaha ruzazima. Ubwibone butera intonganya gusa, ariko ubwenge bufitwe n'abagirwa inama nziza. Ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara, ariko iyo icyifujwe kibonetse kiba igiti cy'ubugingo. Uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka, ariko uwumvira itegeko azagororerwa. Kwigisha kw'abanyabwenge ni isoko y'ubugingo, gutuma umuntu ava mu mitego y'urupfu. Kumenya gutunganye gutera igikundiro, ariko inzira z'abagambanyi zirarushya. Umunyamakenga wese akorana ubwenge, ariko umupfapfa agaragaza ubupfu bwe. Intumwa mbi igwa mu kaga, ariko intumwa idatenguha itera kugubwa neza. Uwanga guhanwa bimutera ubukene kandi bikamukoza isoni, ariko uwemera gucyahwa azakuzwa. Ibyifuzwa iyo bibonetse binezeza umutima, ariko abapfu bo ni ikizira kuri bo kureka ibibi. Ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi we w'abapfu azabihanirwa. Ibyago bikurikirana abanyabyaha, ariko abakiranutsi bazagororerwa ibyiza. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene, ariko hari ikeneshejwe n'akarengane. Urinda umwana inkoni aba amwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Umukiranutsi ararya agahaga, ariko inda y'umunyabyaha izasonza. Igitabo cy'Imigani igice cya 14. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Ugenda atunganye yubaha Uwiteka, ariko ugoreka inzira ze aba amusuzuguye. Akarimi k'umupfu w'umwibone gasemera umusaya, ariko ururimi rw'abanyabwenge rurabakiza. Urugo rutarimo inka rubamo isuku, ariko intege z'inka zihinga zitera kunguka. Umuhamya w'ukuri ntabeshya, ariko umugabo w'indarikwa arabeshya. Umukobanyi ashaka ubwenge ntabubone, ariko kumenya kubangukira umunyabwenge. Nusanga umupfapfa, nta jambo ry'ubwenge uzamwumvana. Ubwenge bw'umunyamakenga ni ukumenya inzira ye, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ukuriganya. Abapfapfa bahinyura igitambo cy'ibyaha, ariko mu bakiranutsi ho hariho gushimwa n'Imana. Umutima wiyiziho uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawe ujyamo. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Naho aseka, mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Usubira inyuma mu mutima azahazwa n'ibyo akurikiye, ariko umuntu mwiza azahazwa n'ibimuturukamo. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza aho anyura. Umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga, ariko umupfapfa agenda ari icyigenge, akagira umutima udatinya. Uwihutira kurakara azakora iby'ubupfu, kandi uw'imigambi mibi baramwanga. Abaswa baragwa ubupfu, ariko ikamba ry'abanyamakenga ni ubuhanga. Umubi yikubita hasi imbere y'umwiza, n'abanyabyaha bapfukama mu marembo y'abakiranutsi. Umukene arangwa, ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana, ariko umukire agira inshuti nyinshi. Ugaye umuturanyi we aba akora icyaha, ariko ugirira umukene imbabazi aba ahiriwe. Mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Ikamba ry'abanyabwenge ni ubutunzi bwabo, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ubupfu gusa. Umuhamya w'ukuri akiza ubugingo bw'abantu, ariko uvuga ibinyoma arashukana. Uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Igihesha umwami icyubahiro ni uko aba afite abantu benshi cyane, ariko iyo ababuze aba arimbutse. Utihutira kurakara aba afite ubwenge bwinshi, ariko uwihutira kurakara akuza ubupfu. Umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufwa. Urenganya umukene aba atuka iyamuremye, ariko ubabariye umutindi aba yubashye. Umunyabyaha anyitswa n'ibibi bye akora, ariko umukiranutsi afite ubuhungiro ndetse no mu rupfu rwe. Ubwenge buba mu mutima w'ujijutse, ariko ibiri mu mutima w'umupfapfa biramenyekana. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose.
ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukorana ubwenge, ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni. Imigani igice cya 15. Gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago. Ururimi rw'umunyabwenge rwamamaza ubuhanga, ariko umutima w'umupfapfa si kukora. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Inzira y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko akunda ukurikira gukiranuka. Umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azapfa. Ikuzimu no kurimbuka biri imbere y'Uwiteka, nkanswe biri mu mitima y'abantu. Umukobanyi ntakunda gucyahwa, kandi ntagenderera abanyabwenge. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Umutima wujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Kugaburirwa imboga mu rukundo biruta ikimasa gishishe kigaburirwa mu rwango. Umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Inzira y'umunyabute imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa, ariko inzira y'umukiranutsi ni nyabagendwa. Umwana ufite ubwenge anezeza se, ariko umupfapfa asuzugura nyina. Ubupfapfa bunezeza ubuze ubwenge, ariko umuntu witonda yibonereza inzira itunganye. Aho inama itari, imigambi ipfa ubusa, ariko aho abajyanama benshi bari irakomezwa. Umuntu yishimira ibyo asubiza abandi, ariko ijambo rivuzwe mu gihe gitunganye ko ari ryo ryiza. Ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka, kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone, ariko azakomeza urubibi rw'umupfakazi. Imigambi mibi ni ikizira ku Uwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Urarikira indamu ateza urugo rw'imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Amaso akeye anezeza umutima, kandi inkuru nziza zikomeza intege. Utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Uwanga guhanwa ntiyita ku bugingo bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro.